Hey, no shit. Karibu. Ako sho. Siko nguhobera neza nkahita nimajina ko mwijuru bizaba bimeze. Mwizina ry'Imana. Sinajureka mana yanjye wajureka kumbere. Oye nawe wakubeshya. Kuko Harga baby no juru ryanjye ritoye. You know that. Sure. Yeah, more than sure. So baby naye nkumbuye. Usiko hari haciyemo iminsi. Baby. Harga nawe wanyanze none uragenda uretse ko wari gusa niyo hagaciro. Nise sheri mba. Cyangwa yiboneye abandi bagabo. Oya, sheri nawe wagusimbura. Nukuri pe nawe wagusimbura. Iyo ndyamye mba ndi gutekereza wowe, nakwicura wowe, ibintu byose nkora mbese uzamo. Uri uwa mbere kanikurikiza. Anyway, I'm sorry ejo bundi warampamagaye. Nari nakubuze numvaga nkukumbuye nkushaka. Ya, nari ndi mu kazi. Kandi turi mu kazi na urabizi yuko kujya mu nitabe telefone uri. Sheri basi niyo wambonera nk'iminota nk'itanuka ukamvugisha byonyine kuri njye biba bihagije. Ariko kwanga kunyitaba nibyo bibi. Ako nawe ugomba kumenya yuko ugomba kumenya instructions zo kukazi. Ya ndabyumva ariko nisi nanjye ntabwo mfite akazi nanjye ndakora. Ariko se kuki wowe wamamagara nka kwitaba? Okay, babe. Nzangerageza basi. Ariko nawe nanone nukabije big deal ngo byo uwakumvisha ukuntu wansomeye. Ngiye ndarakara. Uzi iyo wanze kunyitaba nyita nekereza ko agiye mu bandi bakobwa. Agireka gufuha go. Kandi uzi ko ugufuha cyane mu bisenye urukundo bebe. Oya shuri oya hindura iyo myitwarire. Basi niyo wanyitaba ukambwira ati baby ndi busy ndi mu kazi ndaza kukuvugisha anytime so nahita mbyumva pana ibintu byo kwanga kunyitaba. Okay. Nzangerageza basi. Sorry sibya. Nzambikora n'ukuri. Urabizi ko nkunda. Which is good. Ako nawe ndagukunda cyane. Nise baby ko twagumye hano hanze. Oh. Bani bayaga. Wanaruzinze mind ngiye baguha karibu. Okay, thank you. You're welcome, baby. Baby. Tubakiriza iki? Harimo ji. Harimo amata. Ikigora shiri nshaka amazi. Waje wanjye ukanywa amazi baby. Shiri ndumva nshaka amazi pe. So kugusuzugura nyine like ndumva nshaka kunywa amazi gusa. Amazi buzi? Amazi y'umugezi. Like seriously? Yeah. I'm serious. Ana wumve ntabwo bishoboka. Yashiri kuri pe. Okay, basi reka kanjye kuzana kawayini basi dusangiye. Oya baby nshaka amazi. Nshaka amazi nawe gusa. Nshaka amazi nawe gusa? Yeah. Okay. Ubundi nabonye amazi nkabona nawe ubuzima burakomeza bugenda. Ndi bube nyine like numva nyine nishimye muri njye. Baby nakono ntabwo bishoboka. Reba ikindi kintu ufata kitarimo amazi. Wajya unyumva koko. Wajya unyumva. Waje kwashira wawe kwa bebe wawe ushaka amazi. Wenda ibindi turabinywa nyuma ariko nyine like ndumva nshyushye nyine muri njye ndumva nshaka kubanza kunywa amazi wenda mu gihe turi kuganira ndareba kandi kantu twaka nka kawayini. Yeah. Hari ikibazo shita. Amazi yamwe kugushye ufite cyangwa nyine like ndumva nyashaka pe kuko nkoze urugendo runini ndumva nyine nshyushye cyane ndumva nshaka amazi. Nawe ukaza tukaganira nyuma turashaka kandi kantu tugura. Byakira biramvuna. Okay. But it's okay. Nimba amazi ushaka kamenya kuza. Thank you Shidi. Kaki ikindi gihe ntuzongere. Ntabwo nzongera Shidi. Good. Wait a moment. Yeah.
Baby. Fungurira. It's okay. Thank you. You're welcome, baby. Ako besha nkukumbuye byatari ntabyo ariko kubona none nta guhamagara ntukabifite nabi rwose ikindi kandi ese nigeze mubwira yuko mama arwaye ntabwo ari mubwiye ararwaye nyine urwaye ryari session aciyeho nk'iminsi nk'itanu nyine mbwira yuko arwaye ntabimbwiye se cyangwa ntabwo ubona ko bikenewe nahe nibyo bintu mazemo iminsi nyine ariko don't worry hari buze gukira ikindi kandi nanone mu kazi noneho byararembije byabaye dogereye byabaye rwasira ntabyumva ako ahantu hasigaye habimwe ako ni heza babe ni heza ndabona ari mu kintu nziza no mu kadogwani ntabwo bayafunze amadirishya niyo mpamvu mbona hari imibu domani abo shu ese ukunda isombe nkane buriya ngiye nkunda isombe mu buzima yego kandi nturayintege nari nkunda isombe bitaraho agasombe nzaza utakuzishira ngutekere agasombe n'agatsima ibintu byose mana yanjye nyine nk'uko nyine umugore yaza akita ku mugabo nanjye nshaka kuri rimwe nyine kuzabigukorera utakoze nyine wabonye nka off agatsima kabisa ngiye bura birankorera cyane yego nyuma y'ibyo rero uretse amakaroni wenda cyangwa chips byo nkunda n'ibindi bike baby ariko reka twirare filime tuvuye mu byo biryo sibyo ni baby shaje kunkura abayishize ari amazi abayishize ngaho okay nabwo cyo ndamwaye ngari ka turebe filime sibyo baby okay urabona reka turebe iriya filime narayikunze cyane nawe kandi nzi yuko uza kuyikunda sibyo okay rero uriya mukobwa ukunda umuhungu ariko bakundana koko ku buryo utabyumva gusa nyakaye ko ruriya rukundo si buriya rubaho baby bibaho sheri bibaho cyane rero gusa ukuntu biza kurangira nyine biza kurangira umuhungu apfuye kumva nkuko gupfa ariko umukobwa ajya mu gahinda cyane yajya mu gahinda ako nyuma nyine akaza kubona undi bakikundanira bakaza no kubyarana so rero hari nk'isomo mba narakuyemo rikomeye cyane kumva baby reka turebe movie rero kwiseka iba ryari ese uyu mutipe uri kunyereka ibintu by'amafilime utari no kunkoraho afite ikihe kibazo cyane ubwa mbere yabonana n'umukobwa aha ubu si wasanga ari ikirembara n'undi munsi ibi ni ibicyuri we nasoni urankora baby I need you toka baby nyine baby umva nyine baby n'undi munsi n'ikindi gihe filime yikukiye what happened nothing
reka turebe filime wayikurikiye yego nayikurikiye. okay shiri ko ufite ubwoba, what happened, ufite ikihe kibazo? no ntabwo mfite be cyangwa tujye mu cyumba. urashaka kurakara ngo uhite utazi bebe? Baby ntabwo ndakara, tujye mu cyumba shiri. no utarakara ugahita utaha? Ntabwo ndakara shiri, ntabwo ndakara, ndakazwa n'iki kandi turi kumwe baby, please tugende baby, wigira ubwoba sibyo? Tugende tujye mu cyumba shiri, ndi uwawe nanjye uri uwanjye right, kandi ndawukunda urabizi, so njye ndumva nshaka ko tujyana mu cyumba njye nawe tugahavinga fun. Bebe uri gutekereza iki? Turi kwesitinga time. Bebe ndumva ufite ubwoba, ufite ikihe kibazo? Ibindi kubwira biteye ubwoba. no we nakubwiye ko nta kibazo. None harabura iki ngo tugende? Tugende shiri, shiri mbona tugende shiri, ahubwo turi gutinda, tujye mu cyumba. Tugende shiri, shiri tugende. Shiri tugende.